Indirimbo ya Diezdora yitwa Extra Stamina yari iya mbere mu ndirimbo ziri kumvwa cyane ku rubuga rwa Audiomack Chart hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aka kanya rero muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu nibwo Diezdora ndetse na timu yiwe babyutse bagasanga indirimbo yabo yasibwe ku rubuga rwa Audiomack bitewe nuko hari umuntu utaramenyekana wabareze copyright. Babyutse rero basanga indirimbo yabo yasibwe, niyo yari iri ku mwanya wa mbere nk'uko ubibona ku rubuga rwa Audiomack. Hari gutangira indirimbo ya kabiri, iya mbere ntayihari kuko yamaze gusibwa, yari iya Diezdora yitwa Extra Stamina. Diezdora rero ndetse na timu yiwe imufasha mu bijyanye n'ubuhanzi, muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo batangaje yuko bakiriye ubutumwa bubabwira ko indirimbo yabo Extra Stamina yasibwe ku rubuga rwa Audiomack mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko hari uwayireze copyright. Gusa nyine ntabwo baramenya umuntu wabareze watumye indirimbo yabo isibwa ku rubuga rwa Audiomack hano mu Rwanda. Manager ya Diezdora bakomeje bavuga ngo ntibaramenya icyabiteye, gusa baracyakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko indirimbo yabo yagaruka ikongera ikumvwa n'abanyarwanda. Ese wowe ku ruhande rwawe, wowe ubonye ino video ukaba umenye amakuru, urakeka ari iki cyaba cyabaye? Ese urakeka ari umuhanzi waba wamugiriye ishyari kubera yuko indirimbo yiwe iri ku mwanya wa mbere agateza ibi bintu byose akamurega ibidahari? Ese urakeka ko Element mu gukora ino ndirimbo hari amajwi cyangwa se beat z'abandi bahanzi yaba yarashyizemo, ibyo bikaba byatumye bamuha copyright? Reka dutegereze tuzumve ikivamo, turebe ko indirimbo igaruka tukongera tukayumva. Kanda subscribe hano kuri Bobo Kesho Official, ibintu byose ujye ubibonera igihe.